ndagushuje ngo ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya kuri isi mu ncamake amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turahera muri Uganda aho umunyarwanda yishe abana babiri akabatwika nyuma yo gutema nyirakuru. Turerekeza no mu karere ka Rubavu aho badaso bavuga ko bafunzwe bakanirukanwa ku kazi bazira gutanga amakuru ku bujura. Naho mu karere ka Rusizi ngo amazi arabona umugabo agasiba undi ku buryo ngo bamwe mu bakozi barimo n'abakarere bivugira ko bajya ku kazi badakojeje amazi ku mubiri bitewe n'ibura ry'amazi muri uwo mujyi. Aya makuru yose kuryo birambuye ni mu kanya ntujye kure ndagaruka nya kuramburira nge nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru arambuye. Amakuru aturuka mu karere ka Isingiro muri Uganda avuga ko umunyarwanda witwa Bahama Peter yishe abana babiri, Tumushabe Joshua w'imyaka 10 na Sharon na Basa ufite imyaka 7 nyuma yo gutema nyirakuru Kiryabaho Ana. Ibi ngo byabereye mu cyaro cya Rwemfunzo muri Rwentango aho Bahama w'imyaka 60 yari atuye. Chimp Report yatangaje inkuru ivuga ko uyu mugabo ngo yavuye iwe kuwa 4 saa 5 z'amanywa akajya mu rugo rwa Kiryabaho akamutema mu mutwe, amaze gukeka ko amuhitanye yahise afata abuzukuru b'uyu mukecuru abajyana mu nzu y'ibyatsi yari iraho arabica arangizire ngo abatwikira mu nzu. Umuvugizi wa polisi mu gace ka Rwizi Samson Kasasira havuga ko basanze umurambo wa Bahama muri iyo nzu, usanga yari afite igikomere ku ijosi bakaba bakeka ko yabanje kwiyahura. Yagize ati ikipe yacu yahageze bivanemo iyo mirambo 3 yajyanwe mu bitaro bya Mbarara gukorerwa isuzuma. Nyirakuru w'abana bishwe nawe ari kuvurirwa Imbarara, hari nako hakorwa iperereza ngo harebwe icyaba cyarateye Bahama kwica abo bana nta kibazo kivugwa yari afitanye nabo cyangwa na nyirakuru nawe yabanje gutema. Kobereza abakuru yacu mu karere ka Rubavu aho badaso bavuga ko bafunzwe bakirukanwa ku kazi bazira gutanga amakuru ku bujura. Nibizi Jean na Ikishaka Thierry batuye mu murenge wa Nyundo barashinja ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ko birukana mu rwego rwa daso bakoreraga ndetse bakafungwa bashinjwa ibyaha batakoze bazira kuba baratanze amakuru ku bw'ibikorwa by'ubujura byakorerwaga ku biro by'uyu murenge. Nibizi na Ikishaka bavuga ko intandaro yo gufungwa no kwirukanwa ku kazi ari amakuru batanze kuri badaso babiri bakoranaga bagiye bibi ibikoresho birimo amabati, sima, amafumbire ndetse n'imashini z'imikino y'amahirwe zizwi nk'iryabarezi byari mu bubiko bw'ibyo biro by'umurenge. Bavuga ko ayo makuru bayahaga inzego zibishinzwe zirimo urw'ubugenzacyaha kugira ngo zikurikirane mu gihe ubuyobozi bwo bwashakaga gukingira ikibaba bakoraga ubujura. Ibyo ngibyo ngo ubuyobozi bwabifashe nko kurenga ku cyemezo bwafashe no kubugendaho bubegekaho ibi byaha nk'uko babyivugira. Nibizi yagize ati narenganyijwe n'akarere ka Rubavu cyane cyane ku murenge nakoreragamo wa Rugerero. Nari umukozi w'urwego rwa daso ninjiye muri daso mu 2014 imaze gukora imyaka igera kuri 4 nkora ku kazi kanjye neza nta kibazo. Ubwo nakoreraga ku murenge wa Rugerero nibwo nahavuye nza ku murenge wa Nyundo mpasanga abagenzi banjye turakorana mu kazi neza. Nibizi yakomeza avuga ko akigera ku murenge wa Nyundo ngo yaje guhura n'ikibazo kidasanzwe kuko yabonye imikorere yaho idasobanutse muri bamwe bagenzi be bakoranaga. Ubwo hari mu masaha y'ijoro ku itariki ya 20 nibwo haje mugenzi we witwa Nsekanabanga Pascal ngo yafashe stock y'umurenge atwara ibikoresho byari birimo n'amasima, amabati byari bigomba guhabwa batishoboye muri Croix Rouge, ariko ku bufatanye n'abaturage ngo yaje gufatwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wariho icyo gihe witwaga Kazendebe Bertier ngo aza kumufatana bimwe muri ibyo bikoresho yari yibye. Icyo gihe ngo gitifu Kazendebe yasabye Nsekanabanga gusubiza ibi bikoresho muri stoke, gusa umuhuzabikorwa badaso ku rwego rw'umurenge yahise amukorera raporo ayigeza ku muhuzabikorwa w'uru rwego mu karere ati amakuru kugeza ubu nuko ntacyo yigeze hagikoraho. Tariki ya mbere Mutarama 2019 Nsekanabanga na mugenzi we witwa Maombe Trezegwe bongeye gufungura stoke y'umurenge batwara imashini z'abashinwa zizwi nk'iryabarezi zari zarafatiriwe. Nibizi wabimenyesheje umuyobozi witwa Uwaje Neza Jeannette wasimbuye Kazendebe ategeka aba badaso kugarurira imashini batarazigarura, afata ingufuri azishyira kuri stoke bagarurira imashini babura aho bazishyira. Abo badaso ngo babuze aho gucisha ibyabarezi
ngo bagiriye inama yo kubicisha mu idirishya rya stock, babicishamo babisubizamo, hanyuma basaba ko stock yafungurwa kuko ngo nta ibikoresho byagiye. Ariko ngo hari umukobwa wari wabafotoye mu ibanga basubizamo ibi bikoresho. Amafoto atuma bemera koko ibi bikoresho bari babitwaye. Tariki ya 3 Mutarama 2019 habaye inama izwi nka JOIC y'abakozi bo ku murenge, banzura ko habaho ibarura ry'ibikoresho byose biri muri stock kugira ngo bamenye niba nta byibwe. Icyo gihe ngo nyuma haje kugaragaza ko ibikoresho birimo amabati n'umufuka w'ifumbire. Inama ya JOIC yanzuye ko ibyo bikoresho babigarura kuko byari byagaragaye ko byabuze. Niyibizi avuga ko abo badaso batangiye kugarura ibikoresho kuri moto, nawe akagenda bafotora amafoto yabo akayashyikiriza gitifu uwaje neza ndetse n'inzego z'iperereza kugira ngo bakurikirane iki kibazo. Niyibizi rero yavuze ko amakuru yatanze y'ubujura bwakorerwaga ku biro by'umurenge byatumye agambanirwa, yegekwaho icyaha cyo gufatanyacyaha muri ubwo bujura, arafungwa ndetse ngo bimuviramo kubura akazi ke nka daso. Niyibizi avuga ko muri ayo mezi 11 yafunzwe yarakurikiranyweho icyaha cyo gufatanyacyaha mu bujura, yari afungiye muri gereza ya Rubavu. Nyuma yo gufungwa, ubutabera ngo bumaze kumuhanaguraho ibyaha byose. Niyibizi yasabye gusubizwa mu kazi kandi agahabwa ibyo yari akwiriye guhabwa biteganywa n'amategeko, ariko kugeza ubu ngo ntabwo arabikorerwa. Ati nari nasabye gusubizwa mu kazi n'imishahara yanjye yose, naje gutungurwa niba ari bivuga ko ikibazo cyanjye cyakiriwe kandi kiri gusuzumwa, ko ndibuze kubona igisubizo bitarenze ibyumweru 2, ariko kugeza ubu nta gisubizo. Ndakeka amezi 5 arimo ararangira mbonye iyo baruwa. Niyibizi nyuma yo kubona ko yimwe igisubizo yigiriye inama yo kujya mu rukiko, ariko ngo yagombaga kubanza guca ku mugenzuzi w'umurimo ku rwego rw'akarere akamuha ibaruwa imuha uburenganzira bwo kugana ubutabera. Byabaye kuri Niyibizi kandi ngo nabyo byabaye kuri Ikishaka Thierry utuye mu murenge wa Nyundo, nawe yakoreye daso kuva tariki ya 1 Nzeri 2018 amezi 11, ariko yishyurwa amezi 6 gusa. Avuga ko yakoranaga na Niyibizi bakaba barafatanyije gutanga amakuru kuri ubu bujura. Kubera ayo makuru bavuga ko batanze, nawe avuga ko yashinjwe gufatanyacyaha mu bujura no gusiba umunsi umwe, bikaba ari byo byamwirukanishije mu kazi yari afite. Dukomeje n'amakuru yacu, twerekeze mu karere ka Rusizi. Abatuye mu mujyi wa Rusizi batewe impungenge zikomeye n'ibura ry'amazi meza ry'igihe kirekire, ku buryo hari bamwe mu bakozi barimo n'abakarere bavuga ko hari igihe bajya ku kazi batoze kubera kuyabura, aho boga umunsi umwe undi ngo bakawusimbuka. Hakaba n'abana basiba amashuri cyangwa bakayakerererwa bagiye kuvoma mu bishanga n'imibande, bamwe bakahakubitirwa bakanahakomerekera. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere n'ubwa WASAC ntacyo buri gukora kuri iki kibazo kandi bukizi. Reka ngushimire cyane ko hafashe umwanya wawe kwankurikira muri aya makuru. N'amakuru yakugeragaho binyuze kuri isheni ya isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ntakagucika ahubwo ajya kugeraho mu mbere. Murakoze cyane, komeze kunogerwa n'ibyo murimo, mugubwe neza. Nge nitwa Abraham Uwimana.